ariko yakundanaga na sisita wanjye turiya kuri papa kera umukobwa simbuze ibyo bapfuye abandi bahungu bamutera inda bigatendekazwa mu basore n'abasirikare babiri bamutera inda iyo yaje kuvuka inda ivamo ubu ngubu yashatse umugabo afite inda y'amezi nk'atanu noneho umuhungu nyine nk'uko wowe na anje byagenze tukaganira kuko twari inshuti n'ubuzima twaraganiriye baratandukanye turakomezanya ariko ikintu cyambaje ni ikibazo nuko namukunze cyane wowe ndi kubyicira ndi kwicuza ukuntu namukunze cyane ku buryo ntekereza ko nshaka kuryama nkabana nako ariko ikintu nshaka umunsi uzamuhamagara akafata nzamubwira amagambo ku buryo azamukomeretsa ntabwo azamuteka akora amagambo azamubwira ku buryo natekereza no gukunda undi mukobwa icyakora atazongera kubikora nicyo byo ashaka ukuntu ameze nawe na anje nanjye niko njye nawe tumeze ubu ubundi mu buzima bwawe urabizi sibyo iyo umuhungu akunda n'umukobwa umuhungu agahita agamugara umukobwa akenshi joshua twakundanye sibyo kera pe twamenyanye ahanini itariki 28 z'ukwa cumi ariko joshua ashaka ko mpamagaye inshuro 7 urambeshye ninjye ugura amayinite numva koko nyine uresha airtel amayinite y'ukwezi yose joshua nyambara kubi arakora buri kwezi arahembwa burya ariko ni wa muntu utagura ugura mega ukabona ahora online ari mu kazi wamwandikira agashaka kugusubiza ngo bite nigashishana yanditse ngo baramufite ntabwo ndimubwira nabi muramuganisha kubona online kuri tibwiriza ngo yandikire ugasanga ni wa muntu umubare n'ica 50 atafata n'ukwezi nuko nakumva ugura amayinite nagiye bose aguhamagaye akwaze ngo meze bite noneho ikintu gice nuko mu majindo urasengera ko uzabunda urabunda ndabikunda ibyo aracyabikwemerera yego ariko ikintu hakoresha bitekerezaho umukunzi kuvuga ukagira ngo Joshua ndategeka kugira ko nabajwe ntabwo bikunda kubabaza ndamukunda ntabwo ndamukunda ariko ndashaka ingeso nyinshi kuzamukiza uko gushoboka Joshua yes kamubwira ukuntu bimeze ko afite akazi arahembwa ndabizi buri kwezi arahembwa sibyo amutekereza kugura amayinite ngahamagare igihe uri munsi ugura amayinite amuhamagara twaba turi kuvugana kandi ngo nipiraga kuri gitare sisita akitaba sisita n'amasaha 10 yumva kuko nyine ararepeta buri munsi buri munsi ugiye kurepeta tukatangira kuvugana atangira ngo ngeze ahantu hari bese nyambura fone ese niba nyambura fone yazamvugisha gute ubutaha mvugisha ngeze mu rugo namuhamagara ngakwitaba mu gitondo ndi muhamagara amazi kuko baramufite maze ndi mwandikira mesaje wirute nimugoroba saa 9 namuhamagara yavuye mu kazi nimugoroba namuhamagara imeze neza sigiye waryamye iki numva akaba asafata n'umwanya ngabiha agaciro avuga ati
byibuze nafashe umunsi ndabanguye ukabona icyo kumuhamagara ndetse ukabitekerezaho ntabe no kumpamagara nyine na rimwe kandi iyo duhuye arampobera nkanyurwa nkamuha kisi nkanyurwa nawe akanyurwa ntabwo ndagukunda cyane arambwira ngo ubuzima buraturyamanye wankunda birenze uko unkunda niko yabivuze niko yambwiye iwe yego ko mukunda cyane turyamanye amaraso yacu yarahuye niba namukunda cyane ubwo nababwiye nababwiye ngo hari ibintu nabonye kuri tiktok bakora umuntu akagukunda cyane nababwiye ngo nyunguye amafaranga nakurogesha rero nababwiye arambwira ngo akamubwire ibyo akora byose ngo we ntabwo byakunda ntabwo wambaza ngo bikunde ngo ntabwo byafata arambwira ngo uzamugerageje niba ngo najya amafaranga sinayafashe ubuze akemutegereje banuma nshaka kubashyingo ku buryo nzakundana vuba ngo ngiye gukundana amezi nshaka dushyira dutekerejeho kwinjiza agahinda none se buriya noneho uyu munsi urumva namuhamagaye ndamubaza ngo nete sinzi neza uriya agenda ngo hoya ntigikama ndamubaza ngo ese ngo ntabwo ntababwira ndakamenya arahambira cyangwa ndahazi urumva ariko reka mubaza ubundi uko namubajije byonyine aransubiza ngo nasigaye ijambo baje inshuro nyinshi amubwira ati ndikora inshuro nyinshi ariko basi nawe bazi impamvu ndikubajije ahita ndagenda nawe ndamuhamagara n'isaha ndamuha ati se bigeze hano ntabwo ndi mu rugo arambwira ngo ikibazo wambajije ukibaze unakisubize n'undi ndi kumuhamagara arongera araho ibaze wabaye none se akora akazi ke akora akazi ke akazi akora ntabwo gukira ni muri hoteli nyine ni uko utahazi nyine ntabwo nyine ibintu akora ni ibintu ni nko guteka nyine resitora muri hoteli niho akora kuko baba bafite ibinyamakomande muri hirya no hino bafite ibyicaro hirya no hino muri make yize hoteleri yego ariko uko nzi ko nyine nayo rimwe na rimwe usohoka hano naho ubona ukuntu haba nyine bafite akantu k'akazi bari bize ntabwo wikombulika ntabwo muhamagara wumva ndavuga ko watangiye akazi saa moya akarangiza akazi saa cyenda ndamuhamagara saa cyenda n'igice maze gukuramo n'imyenda y'akazi wenda yanakarabye avuye na dushe atashye kugira ngo mbere saa moya ndamuhamagara saa kumi n'ebyiri na mirongo itanu ageze twari turi kuvugana agiye ageze tubura iminota myinshi cyangwa n'irindwi indi minsi indi masaha yose ndavuga ngo ni mu kazi saa sita niyo mwandikiye ni watsapu cyangwa mesaje kandi nkamusengera ikibazo namusengesha yose musengera byihuse iyo akeneye umusengera yego none se basi umva ngewe ikintu nagufasha rero ngewe wenda umuntu uramukunda cyane pe urukundo umukunda nanjye rwabayeho ndigera kurukunda umuntu ariko buriya gukunda umuntu utagukunda nabyo birababaza abasore b'ubu iyo umaze kuryamana nawe ahita agufata nk'umwanda
imbere ye. gusa ntabwo turaryama ariko turasomana. Arasomanye. Uwo muntu ukora muri hoteli rero simbizi, ntabwo namushinja ngo afite abandi, ariko shaka mukunde nyine, ariko nawe uvuga ati menye ngo ashaka arankunda se. niyo muhamagaye afashe amayinite n'umwanya umuhamagaye ngiye nzi ko yahugutse ntabwo amenya uko bikwiye, kandi bikabyiza ko nta kintu uri gukora kuko niba bundi ahazi ndamuzi neza kuva kera. shagisha wenyine neza sintekereza ko mfite gahunda yo kutabaho, nibaza ko nambabaje mama wanjye kuba ndiho no kuba ntegereje ko mbaye ngiye ku isi nambabaje mama wanjye. bakibaza kuko mu mategeko y'abana babiri mukuru wanjye nyine afite hari Kicukiro, hariya haba Gikondo, aba mu Gashyekero muri make. Yego. ariko ari mu Kagarama. Gikondo. rero ntabwo akiri Gikondo, yagiye mu Kagarama. Yego. noneho ntekereza ko mbashije kubona akenda ubuzima nambabaje mama wanjye. se papa wanjye yakoze isi namenye ibyo mutekwa akoze ibyo akoze none. ikintu kimbaza mbaye nariho mama wanjye aba yatariho nakabaye kuko mama yageze kumbabaza. ntekereza kwikuraho kwiyambura ubuzima agatasi mukombe siko shayi niba ari ikintu kigira mukombe nari nagiye kunywa mukecuru wanjye niba nabaye uriya nubwo atakiriho ndamukunda cyane kubera uwo mutipe. huye n'agakora mutipe kugeza nari yambabaje, ariko n'ubwo ndamukunda cyane pe. ni ukuvuga ngo ni gute cyane tubabazi cyangwa se duhinduka ugasanga abantu batayizeye, ugasanga dutera kabasa akunda mukunda noneho ukuntu abaye n'umwana niyo navuga ngiye gukorera amafaranga byibuze akazi byakoreye ni imyaka itatu cyangwa ine ntabaye ufite icyo ufite nawe hari uko wifite. ese ibyo bitekerezo umva nta kintu bifite kandi byoshoboye. uzi ko kwigenga cyane bitera agasuzuguro. kwigenga cyane bitera agasuzuguro cyane. ahariyo muri mu gitondo asa n'umugoroba afite umuntu umutekerezaho mwanjye kuko azi ko noroshye icyaha nkoresha cyose kubw'urukundo nagikora akaba ariyo mpamvu mfata nazi uko afata. nkamugire inama. ufite umuntu uri ntabwo byabura. natekereje ibintu byinshi ndibuza kumukorera, namuhamagaye ngo mubwize ukuri bite mubwize ukuri byibuze urumva tunatandukana neza maze kumubwiza ukuri. nanjye kumfata ndumva nshaka kumwandikira mesaje ariko ndi kumva rutabashobora kuyandika nikizaba ziri kundi ukuntu uri kundya mani ukunda umuntu bimeze gutya biraryana tu usihangane. uzi ukuntu numva umugongo uri kundya nawe wahise ucika neza neza.
kandi nk'ibyo ngibyo biba iyo umukobwa afite umuntu umwe akunda ari we wenyine yitaho. Ibibazo nabitekerezo Yes. Ndi kuvugana n'umuntu. uno mukobwa muturanye se Ni umumama. Umva nyine. Uretse kwihangana no kuzagenda ushaka ukuntu mwikuramo gake gake, naho uwo nguwo mutipe umuntu ukora mu kabari urumva ahura n'ibirangaza byinshi, cyangwa se ahura n'abantu benshi b'abakobwa bashaka kuba bamuhakeye. Sindi kuguca intege, ahubwo wowe making sure ko uwo muntu muri kumwe muri gukundana ukunda, niba we agukunda, ariko bitewe n'ibintu mbwiye uko ubimbwiye pe niba ari byo. ese Joshua uri umuntu wa kabiri ubwiye naguhamagaye ejo, naguhamagaye ngo hano utayifite n'umutima naguhamagaye numva ibaza ko nta mayinite afite nemeranyira n'igice cy'ijana cy'ingano atubwira ibara ati ntabwo bari kubona ibitiro ijana nagura amayinite y'ijana by'ibibazo urebe fone yanjye n'umuntu njyazizanwa na Joshua fone yanjye nayiteje umuntu ku wa mbere uragasinzana none nageze muri mba none zagatoshe yego we gerageza wihangane, sibyo? Gerageza wihangane, ahubwo nyine umukunde gake gake, umukunde gake. noneho ukuntu utavuga utavuga ati no noneho gatatu nubwo ndayihamagara n'ibiki ntabwo nikarama nkabwira n'Imana ko Mana ni uko njye rwose ngiye no kumuhamagara no kubitekereza ntabwo wabishobora. nyuma maze nahita mvuga reka nongere muhamagare byibuze numve ikintu cyose namubara yitwa magana inani. Ibaze gukunda umuntu ntamenye ko umukunda biragoye kandi birababaje. uko bituma umuntu abasenga neza neza kandi abantu ikintu umwe kuba urukundo rudakaruriye by'umwima ko nabuze umukobwa umwenda ngo urukundo ntabwo ni kwirata, ntabwo ari ukwirata kuko njye ndabizi, yego ko ndabizi. ibyo umuntu afite icyizere ako umuntu gusa umwaka gusinyisha ugasanga noneho wa wundi ukwereka akagukunda hari n'agato mufite yo ku giti cyanjye mba narashatse umugabo kuko nzi benshi wenda baba banditse ndi mwiza kuko nzi impamvu banshaka. Yega kuba mwiza buriya ntabwo ari icyo abantu bakurikira, ahubwo bakurikira ugasanga n'umusore iyo bashingiye no kuba ngo nzaba muri duto mu icumbi arabinginga yego ugasanga ngenera ikintu umuntu mvuge ngo ugifite utaranangurira na bombo yashyize umwana mvuge ngo ikintu umuntu hari udafite n'ikintu cyo kuba yakubakamo iyo nzu abandi bubatse. Joshua umugongo birahishe. gerageza wihangane, umugongo gerageza wihangane kuko ubundi niyo wanamuvugisha ntumva ntacyo yakumarira ahubwo yakubabaza gusa. maze kumfata basa kumwe n'imyaka kunyita. Impamvu niyo ngiyo kabisa ni uko ahubwo we ashobora kuba afite undi muntu. Ikibazo ntegereje kuri
uburakari umeze cyangwa ibiri uzikuramo ese mbabaza kuva mu gace 30 nahangayika nibaza ngo ese kutanyita bimeze bite ese kutanyita babaye iki ugatuma n'umutwe wowe uzashaka ukuntu ufata umwanya wawe sibyo ese basahana kuri urahazi ahazi waziguye ukajyayo yashobora umva nyine ukuntu hameze ni mu kibazo kimeze nk'icya padiri ni ahantu bita i Kabgayi nyine ese ni Kabgayi i Kabgayi noneho ko i Kabgayi ni ikigo nyine kigemurira n'abandi mu mujyi wa Muhanga hirya no hino uwo musore yarize yarabyize se yarabisoje yego na kaminuza ya nawe yarayize umutipe byiza bisanzwe kuko nagarutse mu gatatu segonderi hariho arangiza shaka ukuntu mwikuramo rwose ni ukuri shaka ukuntu mwikuramo ntabwo ari ukukwangura bizi ndagukunda nanabikubwiye kenshi ariko shaka ukuntu ubyikuramo kuko gukunda umuntu utagukunda ni kwa kubabaza undi mutima wawe tubizi ko nawe urabikubwira ko umukunda abantu benshi babwira nabi kubera ntugutinja kubitekerezaho noneho tuvuganye byo nubwo hari undi muntu ubasha gutuzamo ariko nafashe ubundi kumutekereza nkamubura ikanazi ugasanga afite umushiha nawe nakwitegereza ngasanga maze agize umushiha nta muntu yubaha uko yaba ameze kose nanjye sinifite kubaha yego ubu mubwije uko ese ndanoga muri nta kintu ngenda gukora ubundi yaryamye aribaze kwera urumva kumva ibyo bintu ari sawa urumva ibyo bintu ari sawa nubwo bameze neza nubwo hameze ikintu cyishe n'ubu